Kwihakana Yesu ni ikintu gishoboka cyane. Igihe cyose udafite umwuka wera, ntuba ufite imbaraga zo guhamya yuko Yesu ari umwami. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 26 ku murongo wa 31. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ahanura ko Petero ari bumwihakane. Ni iki cyatumye Petero yihakana Yesu? Ni iki gishobora gutuma nawe wihakana Imana? Igihe cyose uri mu buzima bubi, uba wumva yuko ari uko bimeze, uba wumva yuko bidashobora guhinduka. Muri kamere muntu harimo yuko abantu bafite imbaraga zo gucika intege nyinshi cyane cyane kuruta imbaraga zo gukomera. Niyo mpamvu ukwiye gushaka umwuka wera kugira ngo agire ibintu ahindura ku buzima bwawe. Umumaro w'umwuka wera ni uwuhe? Ni ugutuma dukomera, tukamenya ko iby'Imana yavuganye natwe, ibyo yatubwiye dusenga bizasohora. Igihe cyose twacitse intege mu gukora iby'Imana ishaka, twakira kwihakana Yesu. Rero niyo mpamvu dukeneye kugarukira aho tugeze, tukavuga ngo nonaha duhagaritse gukomeza inzira itujyana inyuma, duhisemo kugaruka ku mwami Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu bose dufite ibibazo bitandukanye. Ikintu gishobora gukemura ibibazo ufite ni uko wakira Yesu. Ni ikintu gitangaje kandi kikanatera agahinda, aho ushobora gusanga bamwe twita abakire, abasirimu, abo tubona ko ubuzima bwemeye, ashobora kwiyahura. Izo ngero tugenda tuzibona. Biterwa n'iki? Biterwa n'uko batakiye Yesu. Ufite Yesu ntushobora kwiyahura. Ufite Yesu ntushobora kurwara toroma. Ufite Yesu ntushobora kurwara indwara zidakwiye ku buzima bw'abakiranutsi. Izi ndwara z'imyuka mibi zituruka kuri karande ntabwo zishobora kugufata igihe cyose wemeye ko Yesu akubera umwami n'umukiza. Ukwiye kumenya ko wakira Yesu akakubera urumuri. Ukeneye inyenyeri igukura ku cyiciro kimwe ikagushyira ku kindi. Rero ihane, Imana ikore ibidasanzwe ku buzima bwawe. Vuga ngo sinzongera gukora ibyaha. Mfashe umwanzuro none. Kora subscribe na follow kuri TikTok ujye ukurikirana ibiganiro byacu.